Hello guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wavuga amagambo yiyandika maze udakoze kuri telefone. Ushobora kuba wavuga amagambo yo akajya ubwayo agenda yiyandika ayo uvuze yose, ayo ariyo yose. Niba uri mushyashya kuri ino video akaba ariho ugifungura uyu muyoboro, reba ko hakandi subscribe, nurangiza ukande subscribe, ukore ku nzogera maze tujye tubana buri munsi. Iyi channel nibagezaho amakuru ku ikoranabuhanga, ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Nibyo koko wabonye video nyinshi cyane zigenda bavuga amagambo agenda y'ubwayo yiyandika, ukibaza ukuntu baba babikora. Igisubizo cyawe uyu munsi urakibona kuri uno muyoboro. Icyo wowe usabwa gukora, tambika telefone yawe maze ubashe kujya ugenda ubibona neza. Nibyo koko. Turaza hano muri application yacu dushaka kuba twakandikamo wenze ikintu runaka. Turazamo hano wenda kadukoreshe ino note. Turaza turebemo ahantu dushaka kwandika, wowe urajya uvuga amagambo uri kuvuga agende yiyandika. Reba iyi video witonze maze ubashe kumenya uko babikora, utiriwe ufata umwanya uri kugenda wandika buri jambo. Kurikira witonze. Nibyo koko, hano twageze muri note yacu ahantu dushaka kuba twakandikira. Turahageze, wowe icyo urakora urazamo hano urebe ahantu urandikira maze wandike. Ni hano twandikira, twahageze, urabona ko twahageze. Urahita uza hano, aha hepfo hari ka setting, aha urahabona kuri kano ka setting ukandeho. Nurangiza hano uratungukira ahantu hari language, ha language uze uhitemo niba ushaka ko biriya byisetinze mu kinyarwanda, uraza ukanda hano language, nurangiza uze ube wahitamo ururimi. Uraza uhitemo niba ari icyongereza cyangwa uze ukande maze uhitemo, ariko hano turakoresha ikinyarwanda. Ahangaha turaza dukoreshe ikinyarwanda. Uraza uhitemo ikinyarwanda, ariko hano urahitamo ikinyarwanda unyuze hano handitse add keyboard. Uraza ukanda hano handitse add keyboard maze ube wahitamo ururimi ushaka. Hano urasanga iri mu cyongereza, ariko wowe uraza uhitemo ikinyarwanda. Ushobora hano kuza ukanyura hano handitse hepfo other languages maze ukarebamo icyo ushaka kureba, igihugu ushaka gushyiramo, maze akaba ari byo bijya byiyandikamo, ariko twebwe turi gukoresha ikinyarwanda. Uraza uhitemo ikinyarwanda, wemeze ku kinyarwanda. Nurangiza uze niba ushaka ko urakoresha ikinyarwanda quality na azet, uraza hano, twebwe turahitamo aha na azet. Ikinyarwanda kiraza hano kize no muri azet, ukandeho bimere gutya. Nurangiza umanuke ukande hano hepfo handitse done, ukandeho. Nurangiza ugaruke inyuma, uraza ugaruke inyuma
aya ngaha ahantu turi bwandikire. Numara kugera hano uraza usetingemo urebe ko aya ma keyword ari mu kinyarwanda. Urabona hano hasi aha urahabona harimwo icyongereza, harimo English. Tuzajya tubisetinge mu kinyarwanda, dukandeho hano kuri kano kantu k'umubumbe, dukandeho maze tuyisetinge mu kinyarwanda. Urimo urabibona, nurangiza icyo urakora uraza kuri kano kantu ka hano ku ruhande ka record, ugakandeho ugafungure. Tugiye kuba twatangira. Byari birimo bigenda byanga kwiyandika, ni ukubera nari ndi gukoresha record ebyiri ntabwo zakunda muri phone imwe. Niyo mpamvu hano hejuru aka kamenyetso kari hano hejuru kari kurikodinga ibyo ndi kuberekamo hano. Wowe urabikora gutya, ukande kuri kano kantu ka record, nurangiza karatangira kirikodinga, utangire kuba wavuga bigenda byiyandika. Urabona ko ibingibi byose byanditse uno mwanya, ngenda mbivuga byo byiyandikamo. Ndabashimiye, niba byakunze andika muri comment uti byakunze. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha kanda subscribe. Bye bye.